Betting isa n'umukino w'amahirwe, ariko se koko ni amahirwe gusa? Hari abavuga ko inyuma yayo hihishe algoritime z'amayobera, imibare itavugwa n'imbaraga z'ubwenge bwa tekinoloji igenzura ibyemezo by'abantu. Kuki abantu benshi batakaza kurusha abunguka? Ese hari abamenya amabanga yihariye y'imikino ya betting, cyangwa ni urushundura rutagaragara rufata ibyiringiro by'abantu? Injira muri aya mayobera aho amahirwe, ubwenge n'urujijo bihurira. Kandi wibuke gukora subscribe niba ukunda inkuru zibihishwe n'ibidasanzwe. Ariko buretse gato, umvira ijwi gato. Aha ndabizi hari benshi bashobora guhita bakuka imitima bikanze ko amafaranga yabo avuye kuri konti zabo. Iri jwi ni inzozi mbi cyangwa se nightmares ku bantu benshi mu isi, by'umwihariko hano iwacu mu Rwanda. Iyi niyo bita Aviator, indege cyangwa se akadege bitewe n'uko wabyita kose. Ni imwe mu mikino y'amahirwe ikunzwe muri iyi minsi kurusha indi yose. Uko indege izamuka, umutima uratera cyane kandi vuba, bishobora no gutera uburwayi bw'umutima utibagiwe n'ubwo mu mutwe. Gusa siyo yonyine turi buvuge muri iki kiganiro. Turavuga kuri betting cyangwa se imikino y'amahirwe muri rusange. Murakaza neza ku Mayobera TV, urubuga rwihariye rugamije gucukumbura no kugaragaza ibintu bihishe, amabanga atavugwa n'amayobera akomeje kuyobora isi n'abantu bayo kuva kera kugeza uyu munsi wa none. Muri make, aha niho honyine wasanga ibintu bidasanzwe utapfa kumva ahandi. Nge ndimugira banga ati umucukumbuzi w'ibihishwe n'amayobera atavugwaho rumwe. Mbahaye ikaze muri uru rugendo. Imikino y'amahirwe izwi cyane nka betting cyangwa se gambling ni ibikorwa bimaze igihe kirekire mu mateka y'isi, aho abantu bashyira amafaranga cyangwa indi mari ku musaruro utazwi w'ikintu runaka, nko gukina imikino, gutombora, kwita ku bikoresho bikoreshwa nk'amakarita cyangwa utwuma tw'ikoranabuhanga slot machines. Amateka agaragaza ko iyi mikino yatangiye gukinwa mu buryo bwanditse kuva mu Misiri ya kera, nko mu mwaka wa 2003 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, no mu Bushinwa aho habonetse ibimenyetso by'abakinaga imikino y'amahirwe, ikanakomeza mu Bugereki no mu Burayi bwa kera. Mu myaka ya vuba cyane kuva mu kinyejana cya 20 kugeza ubu, imikino y'amahirwe yateye imbere cyane bitewe n'iterambere ry'ikoranabuhanga n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Muri iki gihe abantu barenga miliyari 1,600,000 ku isi bakina imikino y'amahirwe mu buryo bunyuranye, haba kuri interinete cyangwa ahantu habugenewe. Nubwo hari bake babonye ubutunzi binyuze muri betting, benshi bagiye basigara mu bukene bukabije, bagatakaza ingo, umurimo w'ubuzima bwiza ndetse n'ubusabane n'Imana. Iki cyegeranyo turarebera hamwe ubwiru buri muri betting, impamvu y'imikino isenya ubuzima bwa benshi, match fixing, ihuriro ifitanye n'imyuka mibi, ndetse n'icyo umuntu yakora ngo ayirinde. Umuryango wita ku buzima World Health Organization uvuga ko ku isi hose hari abarenga 350,000,000 bafite ikibazo cyo gukina betting ku buryo budafite gahunda cyangwa se gambling disorder. Statista ni urubuga mpuzamahanga rukusanya, rugasesengura kandi rugatanga imibare yizewe ku ngingo zirenga 80,000 zituruka mu ngeri zirenga 170 z'ubucuruzi, imibereho, ikoranabuhanga, politiki n'ibindi. Rwashingiwe mu Budage mu mwaka wa 2007, rukaba rufite icyicaro i Hamburg, rukaba rukoreshwa n'abantu barenga miliyoni enye ku isi yose. Uru rubuga mu mwaka wa 2023 rwerekanye ko isoko rya betting ku isi rifite agaciro karenga miliyari 500 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka. National Council on Problem Gambling yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko umuntu umwe muri 5 winjiye muri betting agira ikibazo cy'ubukene, amadeni cyangwa gusenyuka k'umuryango. Umusore wo muri Kenya witwa Kevin Otieno yavuze ko yatangiye betting arangije kaminuza, aho yatsindiye amadolari 100 bwa mbere. Ibyo byamuhaye icyizere ko azakira burundu. Nyuma y'amezi 3 gusa yari afite amadeni angana n'amadolari 3,000 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yibye telefone y'umuvandimwe ngo akine. Yagize ati, iyo nabyukaga sinatekerezaga umurimo wundi, natekerezaga aho nshobora kubona yo nshora. Betting yatumye ntakaza byose, akazi, inshuti n'icyizere cyo kubaho. Umukobwa wo mu Rwanda tutari buvuga amazina ye hano yigeze gutanga ubuhamya kuri radio imwe hano iwacu mu Rwanda, avuga ati, natangiye gukina nkoresha amafaranga 200 gusa, nza gutsindira 5,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Nibwo natangiye kwifuza kwikura mu bukene biciye muri betting, ariko ibyakurikiyeho nagahuma munwa gusa. Imikino y'amahirwe ishingiye ku guhatana hagati y'uwishyura kugira ngo agere ku nsinzi n'uyitegura ushaka kubyungukiramo. Aha hakoreshwa uburyo bw'imibare n'imiterere y'amarushanwa yateguwe kugira ngo amahirwe menshi agume ku ruhande rw'iyitegura. Ibi bivuze ko abantu benshi bahomba, bake cyane nibo bunguka. Bumwe mu bwiru, amayeri n'imikorere y'abarwiyemezamirimo b'imikino y'amahirwe ni ukureshya abantu bakoresheje ibyishimo by'igihe gito. Gutsinda rimwe bikagutera kurushaho kwifuza gutsinda by'igihe kirekire, kugucengezamo icyizere cy'amahirwe, bakwereka ko buri wese ashobora gutsinda, nyamara amahirwe nyayo aba ari make cyane. Ubundi bwiru burimo n'ubwambuzi bushyizwe mu buryo bwemewe n'amategeko. Nubwo bikorwa binyujijwe mu mategeko, inyigo zerekana ko abafite ibigo bikomeye bya betting ari bo bunguka cyane, naho abasanzwe baba imbata z'ubukene.
Impamvu rero betting ikenesha benshi igakiza bake, imiterere yayo ni ukuguhombya n'ubwo wowe uba utabibona. Ibipimo byerekana ko hagati ya 85 na 95% by'abakina imikino amahirwe bahora bahomba buri munsi. Hari kandi kugwa mu cyanzu cy'amadeni no kwibwira ko umuntu agiye kugarura ibyo yatakaje imbere, gucika ku nshingano z'imibereho. Benshi batakaza akazi, urugo n'icyizere cy'ejo hazaza kubera betting. Kugwa mu businzi, umubabaro n'ubwigunge. Imikino amahirwe ishobora gutera ihungabana mu mutwe cyangwa se gambling disorder, bikagira aho umuntu akenera ubufasha bw'abaganga b'indwara zo mu mutwe. Reka tugaruke gato rero kuri betting ya Aviator, umwe mu mikino amahirwe imaze kwamamara cyane ku bantu bakoresha telefone. Uyu mukino ugira uburyo budasanzwe butandukanye n'imikino ya betting isanzwe nk'imipira, lottery cyangwa amakarita. Reka dusobanure icyo ari cyo, uko ikinwa, impamvu abantu bawugwamo n'uko bifatwa n'amategeko n'iyobokamana. Aviator ni umukino w'amahirwe wabaye cyamamare cyane ku mbuga z'imikino ya betting nka One Times Bet, Betway, Bet Power, Premier Bet, Fortbet ndetse n'izindi zitandukanye. Ukinwa ukoresheje internet cyane kuri telefone cyangwa se mudasobwa yawe, kandi ukinwa n'abantu benshi icyarimwe, multiplayers. Uyu mukino ugaragara nk'indege igenda izamuka, niho havuye izina rya Aviator. Iyo igenda izamuka hari umubare uzamuka nawo, guhera kuri rimwe kuzamuka, rimwe n'ibice kuzamuka kugera ku bihumbi n'ibindi bitandukanye. Bisobanuye ko amafaranga washyizeho nayo agenda yikuba uwo mubare uko ugenda uzamuka n'indege mu ijwi rimaze kuba nightmares cyangwa se inzozi mbi ku bakina uyu mukino. Iyo utangiye gukina uyu mukino uba ufite amafaranga kuri account yawe, ariko ugashobora ayo ushaka. Niba ufite 1,000 ushobora gushyira 100 gusa kuri flight cyangwa iguruka rya mbere ushaka kugeragerezaho amahirwe. Aha indege itangira kuzamuka, umubare uzamukana nayo, ari nako amafaranga yawe yikuba. Ugomba gukanda cash out mbere yuko indege iguruka igasohoka kuri ekara yawe. Mu gihe indege igurutse utarakanda cash out, ububuza ayo warugezeho yose nayo washoye agahita agenda. Urugero, niba ushyizeho 500 ukaba wakandagiye cash out ku gikubo cya kabiri, ubona 1,000. Ariko niba utegereje kugera ku gikubo cya gatanu ariko indege igacika kuri 4.95, uhita ubura byose. Dore rero impamvu itera benshi kwishora muri uyu mukino, ikinyuranyo gito hagati yo gutsinda no gutsindwa. Umuntu ahora atekereza ngo mushijeho gato ndagira amahirwe ku yindi shuro. Gukina bitinda gato, uko indege izamuka umutima uratera cyane kandi vuba, umuntu agahitamo gutegereza igikubo kinini akabura byose. Hari kandi kuboneka kuri telefone mu buryo bworoshye. Benshi babikina bari mu rugo, ku kazi cyangwa mu nzira, biroroshye kubigeraho. Gutanga amafaranga make ugakuramo menshi, ibyo bituma benshi batekereza ko bashobora gukira mu kanya gato nk'ako guhumbya. Zimwe mu ngaruka z'ako kanya kandi, abantu benshi batakaza amafaranga buri munsi bitewe n'ubusambo cyangwa ukwizera ko baheruka gutsindwa, ariko noneho bashobora gutsinda ku yindi nshuro. Abantu benshi batangira kwiba amafaranga yo kurya, ayo mu kazi cyangwa bagashwana n'imiryango yabo. Benshi bishora mu madeni, ubujura cyangwa kunywa ibiyobyabwenge kubera stress zo guhomba. Mu myizerere ya Gikristo nk'uko Bibiliya bivuga, imigani mu gice cya 13 ku murongo wa 11, ubukire bubonetse vuba buratakara, ariko ubukorewe buhoro buhoro buraramba. Ibi bigaragaza ko gushaka kwikubira ubutunzi mu buryo bwihuse nko muri betting ya Aviator atari umurongo w'Imana. Timoteyo wa mbere igice cya 6 ku murongo wa 9 kugeza ku wa 10, abifuza gukira bahura n'ibigeragezo byinshi. Urukundo rw'amafaranga ni umuzi w'ibibi byose. Betting ifatirwaho nk'urukundo rw'amafaranga rudafite ishingiro, rushobora gusenya ubuzima bw'ikiremwa muntu burundu. Ubushakashatsi bwo mwaka 2023 bwagaragaje ko abasaga 67% by'abakinnyi ba Aviator baba baratangiye gukinira amafaranga make, hagati y'amafaranga 100 na 500. Ariko nyuma y'igihe gito bakajya batakaza amafaranga arenga 10,000 buri munsi. Ubuhamya bw'umwe mu bayikinnye yagize ati, natangiye mfite amafaranga 300 gusa, ngenda ntinda kubivamo ndabikuba. Nari mbyishimiye. Umunsi ukurikiyeho nahise ngira ubwoba bwo kubyibagirwa, nigira inama yo kongera yo gukina. Nahombye byose, ntangira kuguriza amafaranga. Nageze aho nsiba application yanjye muri telefone. Bimwe mu byo twavuga tukiraha, iri ni ingeso yo gushaka gukira vuba. Ubuzima ni urugendo, si amarushanwa. Menya ko ibyo ureba ku bandi atari byo byose. Hari abatsinda rimwe mu gihe baba barataye byinshi. Shaka ubuzima burambye, ishoramari, kwihangira imirimo cyangwa ubuhinzi ni inzira irambye. Betting ya Aviator isa nk'umuyaga ushobora kukujyana hejuru vuba cyane, ariko igihe cyose ushobora kuguhanura ukagusenura ku butaka mu kanya nk'ako guhumbya. Kwitonda, gukunda akazi no gutekereza mu buryo burambye nibyo biramba. Gukira si ugukanda cash out ku gihe, ni ugukora buri munsi udacika intege. Reka tuvuge ku kindi kintu gisa n'ubwiru kiba mu mikino y'amahirwe, match fixing. Ni uburyo umukino uba wagenwe mbere y'uko utangira, uko uzarangira, uzatsinda, uzatsindwa cyangwa uko ibitego bizinjira. Ibi bikorwa mu ibanga rikomeye, aho bamwe mu bakinnyi, abatoza cyangwa abasifuzi bishyurwa kugira ngo bariganye umusaruro w'umukino mu nyungu z'aba bawuteguriyeho cyangwa se abakorera betting ku nyungu runaka zabo. Match fixing si ikintu gishya, mu mateka byavuzwe kuva mu kinyejana cya 19. Urugero ruzwi cyane n'urwa Black Sox scandal
yo mu mwaka wa 1919 aho abakinnyi b'ikipe ya Chicago White Sox bemeye ruswa kugira ngo batsindwe na Cincinnati Reds muri Baseball World Series ku nyungu z'abanyamafaranga. Mu myaka ya vuba icyaha cyafashe indi ntera kubera ikoranabuhanga, aho abafite amafaranga menshi bakorera betting cyane cyane ku migabane ya Aziya n'Uburayi bashora amafaranga menshi cyane bageneye abakinnyi n'abayobozi kugira ngo babagire imbata z'inyungu zabo. Impamvu rero match fixing ikorwa ni indonke y'amafaranga, ubukene bw'abakinnyi cyangwa abatoza, ubwoba cyangwa igitutu cya betting mafia. Ibi kandi nabyo bigashyira mu kaga ya mbaga nyamwinshi iba ya betting itazi ikiri inyuma ya resulta zamanitse mu mukino. Iyo umuntu ashyize miliyoni mu gutega umukino azi ko ibizabaho byose byamaze kugenwa, abafite amahirwe yo kwikuba ku nyungu. Ibi akenshi bikorwa mu makipe adafite ubushobozi, abakinnyi badahabwa umushahara uhagije, bigatuma bacibwa intege n'abaza babaha ruswa. Hari igihe match fixing ikorwa ku gahato, aho umuntu asabwa gutanga umusaruro runaka atabikora akabihanirwa. Uko bikorwa rero, guhitamo umukinnyi w'ingenzi, umukinnyi nk'umunyezamu cyangwa uwinjiza ibitego, bahabwa iyo misiyo bakemera kwigiza nkana cyangwa se bagakina nabi mu kibuga. Gushuka abasifuzi bashobora kwemeza ibitego bidasobanutse cyangwa gutanga penalty zidakwiriye. Kugena kandi uko igice cya mbere cyangwa umukino wose uzagenda, nko kuvuga ko ikipe izatsindwa ibitego 2-1 cyangwa ko igice cya mbere kizarangira binganya. Gutanga ruswa ku bayobozi b'amakipe, hari naho abatoza cyangwa abayobozi bahagarika abakinnyi runaka gukina kugira ngo barusheho gucika intege. Aha twavuga nko gufata abakinnyi batabanzamo cyangwa se abakinnyi bafite inararibonye mu kibuga bakaba ari bo babanza mu kibuga. Raporo ya Interpol yo mu mwaka wa 2021 yagaragaje ko hari imikino irenga 700 ku isi hose bakeka ko yaba yarabaye mu match fixing. Federation Internationale de Football Association iyo ni FIFA ivuga ko kugera mu mwaka wa 2022 abantu barenga 100 bakoraga mu mupira bamaze gufatirwa muri iki cyaha. Europol, urwego rw'ubutasi rw'Uburayi, ruvuga ko hari imitwe y'abanyabyaha irenga 15 ikorera mu buryo bw'umwuga muri betting fixing, cyane cyane ku migabane ya Aziya n'Uburayi. Zimwe mu ngaruka za match fixing ziremereye zigaruka kuri abantu bakina betting nukuruha abakina betting mu gihombo gikomeye. Abategera ku mikino batabizi ko yacurujwe barahomba bikomeye cyane. Match fixing yo ni nk'indwara y'imbere mu mukino, itandukanye na betting isanzwe kuko yo isenya ikinyabupfura, ubunyamwuga n'ubunyangamugayo mu mikino yose. Nubwo haraho byavumbuwe, hari cyari imbogamizi nyinshi zishingiye ku kubura ibimenyetso bifatika, ubutabera butagira ubushobozi, ikene wabo mu buyobozi bw'amakipe, ihuriro ry'imikino n'amahirwe y'imyuka mibi, hari kuyoborwa n'irari ry'amafaranga. Ibi byitwa mu nyigisho za Gikristo nk'akarari k'amafaranga kabujijwe. Muri Timoteyo wa mbere igice cya 6 ku murongo wa 10 niho tubisanga. Gucika intege mu kwizera Imana, aho umuntu yizera amahirwe aho kwizera Imana n'umurimo. Hari kandi gushyira ubuzima mu maboko n'imbaraga zitazwi. Mu myizerere rimwe bivugwa ko betting ishobora kugusha abantu mu buja bw'imyuka mibi y'uburiganya, ubusambo n'iyobokamana rinyuranye n'iry'ukuri. Hari kandi kuriganya n'ubujura buhabwa isura y'ubucuruzi. Iyo umukino ugutera kuba umujura cyangwa ubeshya ngo ubone uko ubona amafaranga yo gukina, ubu umaze kwinjira mu mwuka w'ikibi. Imikino y'amahirwe cyangwa betting, nubwo bamwe bayibonamo igisubizo cy'ubukire, ni inzira nyabagendwa iganisha benshi mu bukene bukabije, ibabaza imiryango ikanateza umuvurungano mu mibanire n'Imana. Abayikora bagomba kumenya ko amahirwe yuzuye ari ay'ubupfura, ubunyangamugayo n'umurimo w'amaboko. Nubwo hari bake batsinda, si uburyo bwizewe bwo gushakiramo amafaranga. Gushora mu mikino y'amahirwe ni nko gufata umurimo ukawushyira mu mufuka. Gushora mu mikino y'amahirwe ni nko gufata umuriro ukawushyira mu mufuka w'impamba. Biratinda ariko bikagutwika. Aho gushyira icyizere mu mahirwe atazwi, ni byiza gushyira imbere umurimo, kwizigamira no kugira icyerekezo gifatika. Imibare y'isi yose igaragaza ko betting ari uruganda rukomeye rwinjiza amafaranga menshi, ariko nanone ruteza ibibazo bikomeye by'ubukungu n'imibereho myiza mu batuye isi. Mu mwaka wa 2023 abantu bashoye amafaranga agera kuri miliyari 812 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mupira w'amaguru wonyine, ukaba ari wo mukino wagerwagaho cyane kurusha indi yose mu isi. Muri 2024 isoko rya betting ku isi ryari rifite agaciro ka miliyari 329 z'amadolari, rigizwe n'ibigo birenga 18,000 n'abakozi barenga 180. Mu mwaka wa 2024 kandi inyungu z'isosiyete za betting ku isi zageze kuri miliyari 107 z'amadolari, kandi biteganyijwe ko zizagera kuri miliyari 169.37 mu mwaka wa 2029. Bivuze ko ziziyongera ku gipimo cy'9.4 buri mwaka. Mu mwaka wa 2025 isoko rya betting rishingiye kuri internet ryitezwe kugera kuri miliyari 88 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rikazagera kuri miliyari 245 mu mwaka wa 2034. Bivuze ko riziyongera ku gipimo cya 12% buri mwaka. Nubwo betting yinjiza amafaranga menshi, igira ingaruka zikomeye ku bantu ku giti cyabo n'imiryango yabo. Abantu benshi batakaza amafaranga menshi, bagashorwa mu madeni, ndetse bamwe bagahura n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Ibihugu bimwe na bimwe nk'Ubwongereza n'Ubutaliyani byashyizeho amategeko akomeye yo kugenzura betting no kurinda abaturage babo.
Mu gusoza, nubwo betting zinjiza amafaranga menshi ku rwego rw'isi, ni ngombwa ko abantu n'ibihugu bibanda ku kurinda abaturage babo ingaruka zayo binyuze mu mategeko, ubujyanama no kongera ubumenyi ku ngaruka za betting. Njye ndi Mugira banga ati ndabashimiye kandi mukomeze mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.